Hello, tubahaye ikaze nanone ku Inkuru TV, aho turi kubagezaho inkuru y'urukundo uko bakundanye ari batatu. Urukundo rw'inyabutatu, urukundo rw'abantu batatu. Rero twasoreje aho Aria yabaga ari gutekereza miliyoni enye yakanagujwe amaso, ubwenge abutaye neza neza, ari kwibaza ayo mafaranga uburyo ari menshi. Agahita amubwira ese Ana, ni ibiki ushatse kumbwira? Ana nawe agahita amubwira ariko biroroshye, ugomba kugenda ukumvisha umugabo wawe Dave yuko ashyingiranwa nanjye nkahita mwohereza miliyoni enye z'amadolari, kandi ugahita ukomeza ukaza tukabana muri iyi nzu. Urumva ari icyo bitwaye? Nuko Ariana agahita amubwira we ntabwo ubizi, uriya mugabo wanjye se uragira ngo kubimumwumvisha yabyemera? Ntabwo namwemeza, kandi nta nubwo ari umuntu woroshye uri aho ngaho wakwifatira nyege byoroshye biri aho. Urumva? Muri make wagira ngo ahubwo urashaka yuko mugurisha. Ana ati ariko wanyumvishije nabi. Icyo nkubwiye ko nkunda Dave, ndamukunda rwose, ndashaka kumuha ibyishimo byose. Tuzagumana muri iki kizu kinini muri uyu muturirwa munini mureba. Nuko Ari ati nanjye ariko nkunda Dave, nta nubwo nshobora rwose kumusangira n'undi uwo ari we wese. Ntabwo namusangira n'undi muntu uwo ari we wese. Ana ati ariko ndakwinginze gerageza kunyumva, unyumve rwose, ntabwo uzamureka, ahubwo we tuzabana turi kumwe. Nuko Ari ati nawe reka nkubwire rero, niba umukunda koko by'ukuri, niba uzi yuko ukunda Dave by'ukuri, hagarika kudutesha umutwe. Ariko nta muntu n'umwe natesheje umutwe, ntabwo natesheje umutwe, icyo ndashaka Dave gusa. Ari ati Dave yari akeneye kano kazi, ariko yagasezereye kubera wowe. Ndatekereza yuko n'ubundi yafashe umwanzuro mwiza. Nuko Ari agakomeza avuga ati ariko amahirwe y'akazi n'ubundi aracyahari, we gusa genda wumvishe Dave aze dushyingiranwe dukore ubukwe. Umudamu nawe yarakaye ati njye nta nubwo ndi bumwumvishe Dave ni uwanjye. Nawe agahita amubwira ariko Dave nanjye ni uwanjye rwose kuko ndamukunda cyane. Ndabibonye, ariko ari kuvuga ndabibonye, Dave yafashe umwanzuro wa nyawo, ntabwo azakomeza gukora muri iriya kampani yawe, ntabwo azakorera. Ana ati Dave afite gushyingiranwa nanjye, kandi nzamufata umunsi umwe, nzamufatisha. Ari ati uri umusazi, uri umukobwa w'umusazi, ahubwo ukeneye dogiteri, ukeneye gusubira kwa muganga bakakuvura. Nuko Ana ati umva, nkeneye Dave wenyine, niwe miti yanjye nkakira. Niba nkeneye kujya kwa muganga, urumva, nkeneye Dave, ndabizi Dave yuko ari we wambera imiti, akambera imiti rwose nkahita nkira. Ahubwo se ushobora kumpa iyo miti nkakira? Ari agahita ahaguruka mu ntebe yarakaye, umva ngenda ndanagiye ariko njye nkwihanangiriza, agatangira kumutunga urutoki, ngenda kwihanangirije. Urumva, ntabwo nzigera nsangira nawe umugabo wanjye. Ndatekereza yuko wabyumvishije, uri kumva neza? Nta nesoni. Ana ati umva, tegereza uzabona Dave, tuzashyingiranwa, tuzakora ubukwe. Ari agahita yikubita agasohoka mu nzu atanasezeye, agahita asohoka akagenda.
yagiye azi ko ari imikino, agezeyo asanga nta mikino irimo. Dave rero nawe ari mu kazi, agahita ari kugenda atunganya ibintu bye byose abishyira ku murongo kugira ngo asezere, ibintu byose yabishyize ku murongo, nta bintu na bimwe bijagaraye, akaba ari kwivugisha umva ntabwo ngiye ngomba gukomeza gukora aka kazi rwose, Ana ni umukobwa w'umusazi. Mu gihe akiri muri ibyo, ise wa Ana akaba yinjiye, agahita amusuhuza, Dave bitumeze ute? Agahita amubwira ngo meze neza. Dave agahita amubwira ni Ana se ameze ati? Nuko se agahita amubwira ni ameze neza. Nuko ise wa Ana agahita amubwira none se Dave twavugana muri ofisi? Twavugana? Dave agahita amubwira ni yego ndaje mu kanya. Ise wa Ana agahita amubwira ni okay urakoze. Nuko rero ise wa Ana Dave yamwitabye muri biro, agatangira amubwira nti Dave uri umukozi mwiza muri iyi kampani yacu, uri umukozi mwiza pe, twese turakwishimira, dukunda ukuntu ukora, ntushobora kureka kano kazi. Nuko Dave agahita amubwira numva ubu ngubu rwose nta kazi mfite, ahubwo ni gute nshobora kubikubwira, nta kazi mfite rwose, ariko ndahera he mbikubwira? Nuko se wa Ana agahita amenya ibyo ashaka kumubwira kuko umukobwa we yamubwiye, agahita amubwira numva ntabwo ufite kubimbwira, ntabwo ufite kubimbwira, ntamenye n'impamvu ushaka kugenda, impamvu wasezeye. Dave ati ngo wabimenye? Ana yarabimbwiye byose, ambwira n'ukuntu agukunda cyane. Nuko Dave agahita avuga ati ngewe rwose yari ari kumpatiriza ibintu by'urukundo kandi nta nubwo mukunda. Ise wa Ana ati byose ndabizi rega, ariko none se Dave wakomeza ugakora hano? Ntabwo ufite gusezera rwose, mbabarira ukomeze ukore hano. Dave ati rwose mbabarira nyakubahwa, ntabwo nabikora kandi nta nubwo nashobora guhangana na Ana buri munsi. Nuko ise wa Ana akamubwira nti ndakwinginze, ndahatirije, mbabarira, azagera aha abyumve. Nuko Dave akaba ati oya mbabara rwose nyakubahwa, mfite kugenda nonaha, ahubwo rwose mwiyiteho. Nuko se wa Ana yakumva Dave yafashe decision, akamubwira ati okay nta kibazo, amahirwe masa mu ahazaza hawe niyo mwifurije. Dave sibwo abaye umushomeri, ariko bana we ntibari bamenye ukuntu ubukene bubabaza sha, batararibwa n'ubukene. Nuko twisubiriye kwa Dave, Ana yatashye yarakaye, aryamye mu ntebe, akajya avuga ati Dave koko yarakaye, mfite kumufasha nkamuba hafi rwose, baba we ntabwo yaba igicuruzwa sha, ntabwo yaba igicuruzwa, ariko umva nta n'ibiryo bihari kandi mfite no kugaburira umuhungu wanjye, Imana nyagasani nava ku ishuri, baba we Mana nyagasani rwose dufashe. Dave ubu yabaye umushomeri, ubu se n'ibiki turi bukore we? Mu gihe akiri kwibaza ibyo ngibyo, umugabo akaba arinjiye akamubwira nti ndi hano sheri wanjye, kubera iki se urakaye, wabaye iki? Akatamubwira numva nta n'ibiryo bihari rega, nta byo guteka bihari. Nuko Dave agahita bati umva humura rwose, humura, nari nsigajemo amafaranga, umenye ko nafashe avance ya mbere, nari nsigajemo ariya yandi, rero bayampaye, reka tujye guhaha ibyo guteka. Nuko umudamu agahita bati none se ni gute tuzishyura
ibyo ku kigo cya Kevin, school fees n'ibyo aba yaririyeyo tuzabyishyura gute? Ati nzashaka kandi kazi vuba vuba, napurayinze ahantu hagiye hatandukanye mu ma office agiye atandukanye. Jana nabikoze rwose. Ariya uri kunyumva? Ariya we yagiye kuratinya ubukene kubi. Ariya umeze neza? Ngo hoya ntabwo ngiye meze neza. Akaba aragurutse. Ugiye hehe se? Terega mfite n'isereri. Mu gihe bakiri kuvuga gutya akaba yikubise hasi. Ati Ariya sheri wanjye mbabarira ubyuke. Ni iki cyabaye kuri wowe? Ariya byuka. Akaba arahumirije. Dave ati reka nze mujyane kwa muganga da. Ndabona ibintu bidasanzwe. Dave akaba afashe umudamu we akaba amujyanye kwa muganga. Yamugejeje kwa muganga rero, Dave agahita abaza dogiteri ati dogita bite ameze ate? Nibyo byamubayeho ko nabonye agwa? Dogiteri agahita amubwira numva twagenzuye rero, twamupimye, twamukoreye ibizami byose, urumva twabifashe byose, nta kintu na kimwe tutakoze, none se mwaje gusanga bimeze bite? Agahita amubwira umva wihangane rwose, gusa mfite inkuru itari nziza ku mugore wawe. Dave ati se ushatse kuvuga iki? Ndakwinginze dogita mbabarira umbwire ikintu bimeze. Nuko dogiteri agahita amubwira numva umudamu wawe ari kukipima, ari ku cyiciro cya 2 cya kanseri. Baba we! Dave agahita akanura amaso. Mana, kanseri itwara amafaranga menshi. No, hoya. Ibi ntabwo byaba. Ni gute byaba se ahubwo? Ati ahubwo reka nkubwire, iyi kanseri kugenda ikwirakwira mu mubiri we byihuse rwose, nta gihe na kimwe ufite. Dave ati se ushatse kuvuga iki ngo nta gihe na kimwe mfite? Tugomba kumukorera surgery byihuse tukamubaga. None se iyo surgery wamukorera isaba angahe? Amafaranga angana gute? Ati saba rero ibihumbi 48 by'amadolari, kandi nakubeshya ugomba kubikora byihuse itarakwirakwira mu mubiri we wose. Dave ati ngo 48 by'amadolari? Dogiteri ati yego nibyo rwose, umugore wawe nta gihe kinini afite, iyi kanseri ni mbi byahatari, ni mbi kandi ashaka gukwirakwira ahantu hose. Dave ati reka nze nshakishe amafaranga ndebe ko nacungura umudamu wanjye namutabara. Dogiteri ati okay ntacyo, ndaguha igihe ariko uze kugaruka mu masaha 2. Mani, ibibazo by'abakene bishira ibindi bikomanga. Dave akajya imbere y'umudamu we agatangira kurira, amureba mu maso ati Mana ndakora iki? Mana mfasha, ntabwo ndi umugabo ushyitse mu bijyanye n'imitungo, nta bushobozi mfite, mbabarira rwose utabare umudamu wanjye, mbabarira rwose utabare Ariya wanjye. Akareba umudamu we akamukora ati rwose umbabariye Ariya, umbabarire rwose, umbabarire, gusa nta kundi, ngomba kwemera iyi step nkayijyaho, ngomba kwemera iyi choice ya 2 nkayijyaho. Urumva umugabo ararebye abuze yandi mahitamo, ahita yibuka ya plan B yari ihari yo kwemerera umukobwa wa boss gushyingiranwa nawe. Nta yindi choice my dear, namwe ni mu blaming, ni mu mutuke, nta yindi choice afite.
nta yandi mahitamo mfite, niko umugabo ari kubwira umugore we ari amureba ari kurira, ati ntabwo nakwemera yuko upfa, uri ubuzima bwanjye, ntabwo nakwemerera yuko upfa, nuko twigendere twikomereze, nuko twibonere ukuntu Dave yifatira inzira we ubwe nta n'umuntu umuhamagaye, agahita ajya kwa boss, akajya kureba umukobwa wa boss. Nuko umukobwa wa boss Ana yaba akimubona agahita amubwira, oh Dave urukundo rwanjye, nkwaye ikaze mu rugo. Ati se kubera icyo urakaye buryohe bwanjye, byakugendekeye biti? Ntabwo ngiye mba nshaka kubona gutyo urakaye, ntabwo bikubera. Akahita amubwira ni Ana, nkeneye ubufasha bwawe. Ati yego sheri, ndakumva, ni gute nagufasha? Ni gute nagufasha? Ati hariya rero ntabwo ameze neza, arwaye kanseri. Ubwo ameze ate se ahubwo? Ari kwa muganga kandi ndashaka 48,000,000 z'amadolari. Nuko Ana agahita amubwira ke ndaguha 3,000,000 z'amadolari, urumva, ariko kuri kondisiyo. Nuko Dave agahita amubwira ndabizi kondisiyo zawe, ndazizi rwose, nje hano n'ubundi nzizi, nkeneye ubufasha bwawe, nkeneye kudufasha. Umudamu Ana agahita amubwira icya mbere ugomba gushyingiranwa nanjye, kandi ikindi ukaguma hano ukabana nanjye muri iyi nzu, urumva? Uri kumva Dave? Ati ariko ntabwo nasiga ariya sinamureka wenyine, umugore wawe nawe azaza hano tubane, erega njye naherekera amubwira yuko watugera tukaba abagore babiri, ariya kumwe nanjye, ariko tukabana nabo bose, tukabana twese muri iyi nzu, urumva? Wemeye kondisiyo zanjye? Dave ati kondisiyo zose nazakirerega, mfite gutabara Ana. Ati wemeye? Wow, ndishimye uyu munsi Dave, ndishimye rwose, Imana ishimwe. None se oh Mana ushimwe rwose, ibyifuzo byanjye biciyemo, nyuma y'umugore wawe yuko bamukora sajari tuzahita dushyingiranwa. Ariko ufite gushyingiranwa nanjye uyu munsi, ahubwo mbwira urabyemeye dukore ubukwe? Dave ati ndakora ibyo uvuga byose, yego ndashyingiranwa nawe. Nuko kana kakishima, kasetse kishimye, ariko ubwo nubwo kari guseka kishimye, Dave aje kubikora as conditions, kubikora nyine kubw'itegeko, ntabwo bimurimo, aje kubikora kuko nta yandi mahitamo, aje kubikora kugira ngo atabare umugore we ariya arebe ko yava mu bitaro. Atabikoze ni amasaha make kanseri igakwirakwira mu mubiri we, tayari agahita acisha agapfa. Niyo mpamvu Ana we yishimye ngo bagiye gukora ubukwe, ariko Dave we isura ye yaje abimenyanya ari kubera kurakara. Ana yishimye ko bagiye gukora ubukwe. Naha turangirije inkuru yacu uyu munsi, ibirangiye Ana yishimye, yasimarinze, yasetse, yishimye ko bagiye gukora ubukwe. Nizere yuko iki gice cyabashimishije, mbashishikariza kuzakomeza ku gice cya 7.